Yesu ashimwe bakozi b'Imana, mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye gushimira Imana yuko uyu munsi wacu wa kabiri w'amasengesho ngaruka kwezi muri uku kwezi kwacu kwa gatatu, nanone nongeye kuhabwa uyu mwanya kugira ngo nganire na buri umwe wese ijambo ry'Uwiteka mu Imana. Imana yo mu ijuru bampera umugisha, muri kumwe na Pastor John Kalimbanyi, Torero Rwanda Victory Mission Kanombe. Rero reka nkuko insanganyamatsiko y'uku kwezi cyangwa twahawe muri uku kwezi iri mu gitabo cyo kuva ibice byaho 14 umurongo waho wa 13. Abanga Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Murongo wa 14 ukavuga ngo Uwiteka ari warwanirire namwe mwicecekere. Amen. Ndagushimiye Uwiteka nyiringabo Imana, ngushimiye kugira neza kwawe, wabanye natwe uvugana natwe binyuze mu ijambo ryawe, mwami w'abami, nkuko watwemereye kandi kubw'umwuka wera buri kwezi, buri ntangira y'ukwezi tugatangirana no gusenga no kwihiriza ubusa nk'abakozi bawe. Nyemerera mwami buri umwe wese wafashe uyu mwanya agatanga igitambo cye cyo kwihiriza ubusa no gusenga, umugisha utsindagiye kandi ucugushije, umugire neza ku kwezi kubera ukwezi k'umugisha, wagura imbago ze, umuhumurize, umukomeze, umushoboze muri byose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Nkuko abatambyi mwami Imana babahagurutse bagafatana amaboko mu kukwinginga basenga, ijambo ryawe rirambwira neza ngo abantu banjye bitirwe izina ryanjye ngo nibicisha bugufi bagashaka mu maso yanjye, nanjye nzabumva kandi manuke bakiriza igihugu. Ndagushimiye Uwiteka nyiringabo Imana yuko amasengesho ari yo guhembura igihugu, amasengesho ari yo guhembura itorero rya, amasengesho arahembura imiryango yacu, amasengesho arahembura buri umwe wese wari umaze gucika intege. Nyiringabo Imana dushoboze kugira ngo uyu murimo watangiye mu bakozi bawe mwami Imana ntuzigere uzima, ahubwo ukomeze kwaguka ndetse turusheho kugwira mwami Imana, tugwiza ijambo ryawe nyiringabo Imana, kugira ngo buri umwe wese ahabwe imukwiriye mu gihe gikwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Rero nshuti za Yesu, ijambo ry'Imana uko ryarimo ritubwira Uwiteka umwami Imana iki gihe avugana na Mose. Igihe Mose yarimo kubazwa ibibazo byinshi cyane, bamubaza bati ariko se Mose, iyi nyanja urabona tuyica hehe? Ubundi rwose watuvaniye iki muri Egiputa? Abandi nanone bamubwira bati dore turapfuye, dore Farawo n'ingabo ze bagiye kudutsinda ahangaha. Batangira bose kumuhindukirira, bibagirwa ya Mana baboneye imbere ya Farawo, bibagirwa imirimo n'ibitangaza Imana yamukoresheje, batangira kumubaza bati kuki wemeye yuko tuza gupfira ahangaha? Mu by'ukuri ntabwo yakagombye kubona igisubizo byoroshye byo kumusubiza, uretse umwuka w'Imana yari iri muri we, niyo yari ifite ubushobozi bwo kugira ngo ashobore kubasubiza iryo jambo bari bamubajije. Haleluya. Ariko mugaragu w'Imana yuzuye umwuka wera arababwira ati bantu b'Imana mwo gutinya, ahubwo nimwihagararire gusa, ntabwo mwo gukomeza, nimuhagarare gusa murebe agakiza Uwiteka agiye kubazana cyangwa ari bubazanire uyu munsi. Abaha ibyiringiro by'uwo munsi, kandi mu by'ukuri ntabwo iyo nyanja yari bari imbere, ntabwo yari kubakira urwa kibera, ntabwo bari kuyambuka. Na ziriya ngabo za Farawo niho bafite ubushobozi bwo kugira ngo bazirwanye bazineshe, ariko arababwira ati bene data nimuhumure mwo gutinya, kuko Uwiteka bazaniye agakiza. Mu yandi magambo Imana twizeye iraza kudukiza. Nshuti yanjye reka nkubwire uyu murimo, ikintu usabwa igihe cyose guhora uhanze amaso Uwiteka umwami Imana yawe. Igisubizo n'ahandi cyava uretse ku Uwiteka umwami Imana yawe. Icya kabiri,
mu guhanga amaso, maze guhanga amaso Uwiteka umwami Imana. Icya kabiri ugomba kugira kwizera. Mose yarebye Imana, atumbira Imana, arangije agira kwizera. Icya gatatu, yibuka imbaraga z'Imana ye, arabanga Imana yabanye nanjye imbere ya Farawo, n'uyu munsi iracyari kumwe nanjye. Muribuka yuko mu gihe cyashize twarimo tuvuga ku Mana iba hafi yacu. Yesu ashimwe. Rero Mose yibuka ko Imana iri kumwe nabo, nubwo babonaga inyanja imbere yabo, nubwo babonaga Farawo aje abatuze n'intwaro zikomeye, ariko yaravuze ati dufite Imana, hari Imana iri kumwe natwe. Nimuhumure, ntabwo Imana yacu yiteguye guceceka, ahubwo Imana yacu igiye kwihesha icyubahiro. Haleluya. Ndavugana nabo mubwire inshuti yanjye, hari imbaraga inshuti yanjye zihari kugira ngo zishobore kurwanirira ubwoko bw'Uwiteka umwami Imana. Niyo mpamvu dufite isezerano imbere y'Uwiteka umwami Imana mu bikomeye. Iyo Mana izi kwiyubahisha. Bibiliya tubwiye neza ngo arababwira ngo Uwiteka rubazanire agakiza uyu munsi, kandi arongera arababwira ku murongo wa 14, Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Ntago byoroshye kubona ingabo zigiye kukwica uziko zikurusha imbaraga, maze ukumva ijambo rikubwira ngo icecekere, humura, ntacyo bari buze kugutwara, kuko Imana iri kumwe nawe, kuko Imana yiteguye kukugira neza, kuko Imana yiteguye kurwanirira. Nanjye ngiye ngubwire, wongere usubire mu buzima bwawe. Wowe urimo kunyumva muri aka kanya, wowe mukozi w'Imana urimo kunyumva muri aka kanya, wowe mubwiriza butumwa urimo unyumva aka kanya, wowe uteze amatwi iri jambo ry'Uwiteka umwami Imana. Sinzi ibikugose imbere yawe, sinzi inyanja ubona imbere yawe, sinzi Farawo ubona inyuma yawe, sinzi ibibazo urimo kunyuramo, sinzi amagambo urimo kubwirwa, sinzi amagambo urimo kumva, ariko rero ngo uhumurize ku ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Yambwiye mu Yesaya 40 ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, mubabwire ibyururutse umutima. Nubwo ibibazo bikomeye, ariko dufite mission yo kuvuga ngo nimuhumure. Imana irahari, Imana iraturwanirira, Imana iraturengera, Imana iri kumwe natwe. Nubwo bimeze gutyo, haracyari Uwiteka umwami Imana. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana Yobu aravuga ngo haracyari ibyiringiro. Nshuti yanjye, ibyiringiro birahari, humura, komera. Nubwo bimeze bityo, ariko dufite Imana. Haleluya, haleluya. Niki turusha abandi? Turabarusha yuko twabikijwe ibyasezeranijwe n'Uwiteka umwami. Nshuti yanjye, niki nanone najya ngo turusha abandi? Turabarusha Imana, turabarusha umwami utuba hafi minsi yose. Mu bibazo byose dufite Imana ituba hafi. Ikindi nanone niki turusha abandi? Dufite kwizera, kubera ko twizeye umwami wacu Yesu Kristo ngo umwami n'umukiza ubugingo bwacu. Nta na kimwe kizatunanira, kuko tuzaba turi kumwe nawe. Reka nkubwire nshuti yanjye, ndongera ngavuga ngo niki turusha abandi? Wibuke yuko abandi n'abagaragu b'abana b'abantu, abandi n'abakorera abana b'abantu, ariko twe dukorera Imana isumba byose. Dufite Imana ishobora byose, dufite Imana itaginanirwa. Nandi bamubwira mu Yesaya 40 ngo nimuhumurize abantu banjye, mubabwire ibyurutse umutima. Ariko Yesaya yageze muri 42 umurongo waho ubanza, aravuga ngo dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranije umutima wanjye ukamwishimira. Mushizeho umwuka wanjye, azazanira abanyamahanga gukiranuka. Urumva mission nk'iyo ngiyo Imana yaduhaye. Ijambo ry'Imana ko ritubwiye, rero ngo dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranije umutima wanjye ukamwishimira. Ndavugana nawe, umutima w'Uwiteka umwami Imana urakwishimiye. Niyo ijambo ry'Imana katubwira ngo mushyiraho umwuka wanjye. Turi mu mwuka w'Imana, mwuka wo gushira ubwoba, mwuka wo gushira amanga, mwuka wo gutinyuka. Rero niyo mpamvu Mose atigeze agira ubwoba, kuko umwuka wo gutinyuka ari muri we. Arangije aratinyuka avuga ngo mwitinya. Haleluya. Rero witerwa ubwoba n'ibyo urimo kubona, witerwa ubwoba n'ibyo urimo kumva, witerwa ubwoba n'ibyo unyuzemo. Reka nkubwire nshuti yanjye, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo yadushizeho umwuka wayo, kandi azanira abanyamahanga
yanga gukiranuka ntazatongana. Umurongo wa 2 uravuga ngo ntazatongana, ntazasakuza kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira mbi, kuko inzira y'Uwiteka ni inzira nziza. Uwo ni Uwiteka umwami Imana. Mose arangije yumva iryo jambo aravuga ngo ntabwo Imana yatuzanye ahangaha ituzanye kugira ngo tuhapfire, ahubwo Imana yatuzanye ahangaha kuko ifite impamvu, kubw'agakiza kayo. Haleluya, haleluya. Bene data, dufite Imana, kandi Imana ikomeye ibasha gukora ibiruta ibyo twibyo dusaba. Ejo nari ndimo mbabwira mu gitabo nanone cy'umuhanuzi Yesaya 45 nari ngo ndaza kongera mvuga aho hantu. Yesaya 45 iby'umugaragu w'Imana Kuro. Ibyawe nibyo ndimo kuvuga uyu munsi, ntago mvuga ibya Kuro, ndavuga ibyawe wowe uri mu nyumva, ndavuga ibyawe wimikishwa amavuta, ndavuga ibyawe wowe wabonaga byarangiye, ariko ibuka ngo hari amavuta ari ku buzima bwawe, hari amavuta ari ku mibereho yawe, hari amavuta wimikishijwe. Ayo mavuta ntabwo azakundira yuko umwanzi Satani afunga inzira zawe, ahubwo ayo mavuta niyo azatuma Uwiteka ajya imbere yawe akamenagura, agacagagura, akarimbura, agakuraho, ugakomeza mu izina rya Yesu. Amavuta aramanuka, amanukira ku Bisirayeli, inyanja ibabonye iravuga ngo samahana fandi, kuko menye yuko Imana iri kumwe nawe. Reka nkubwire nshuti yanjye, babonaga basa nkaho batakaye, Imana yabaretse, Imana yabibagiwe, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye neza ngo maze inyanja yari ibari imbere ibareba, na Farawo ari inyuma yabo, abakabona bikabona yuko batawe, ariko bibuka yuko Mose ari kumwe nabo, ari hagati muri bo. Reka nkubwire nshuti yanjye, reka nkubwire uyu munsi wa none, hadufite Imana, dufite Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twebwe dusaba. Dufite Imana ibasha guhembura ubuzima bwawe. Dufite Imana yabwiye umugaragu we Kuro. Dufite Imana yavuze kandi ikivuga, biravuga mu ijambo ry'Imana ngo Yesaya 45 haravuga ngo ibi ni byo Uwiteka arimo kuvuga abwira Kuro yimikisha amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Amarembo yawe ntabwo azigera yugarirwa, inzugi ziri imbere zizakingurwa. Ijambo ry'Imana rakomeza kuvuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njye Mana ya Isiraheli, kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isiraheli natoranije. Nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Haleluya. Ndavuga ngo nzaguha n'ubutunzi buhishwe. Bivuga ngo ibyo Uwiteka umwami Imana duha bikenshi na kenshi bitangira bisa nkaho bihishwe, ariko twahawe umwuka wo guhishurirwa, tugahishurirwa icyo Imana igiye gukora, tugahishurirwa ubushake bw'Imana binyuze mu ijambo, tugahishurirwa ubushake bw'Imana binyuze mu gusenga, tugahishurirwa ubushake bw'Imana tunyuze mu bakozi b'Imana, mu buhanuzi. Tuba duhanura ku buzima bw'abantu b'Imana mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Uwiteka Nyiringabo Imana, we wabanye na Kuro, ugendana na Kuro, nk'uko wabwiye uha Kuro ubuhanuzi, ndetse wibuka n'isezerano rasezeranye nawe. Mana, niko wasezeranye n'ubwoko bwawe. Ndasengera abakozi bawe bari hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, ndasengera abakozi bawe bari ku isi yose. Uwiteka Nyiringabo Imana, buri umwe wese Mwami wumvise ubutumwa, reka imbaraga zikiza zimanuka imbere ye Mwami, reka imbaraga z'ubuzima yongera zibone, yongera zakire mu izina rya Yesu. Buri mwuka wari
wishyize hejuru ku buzima bwe umurekure mu izina rya Yesu. Uwiteka Nyiringabo Imana, uyu munsi wa none ndatangaza ngo nta kikunanira, nta nacyo gishobora kukunanira. Kandi Uwiteka Mwami uri kumwe natwe ngo tubwirize ubwoko bwawe, uri kumwe natwe ngo duhumurize imitima y'abantu b'ubwoko bwawe. Nyiringabo Imana, umugisha buri umwe wese teza amatwi iri jambo, mukomeze umushoboreshe ndiyongera asubire mu imbaraga. Mwami w'abami, nabonye abantu batandukanye ubatabara, abari bafite ubwoba ku bwa cyamunara. Mwami Imana, nabonye uzikuraho ubahaye kwishyura. Mwami wanje, abari bafite ubwoba ku bw'indwara barwaye, nabonye ukiza indwara zitandukanye bibona n'amaso yanjye. Mwami w'abami, nabonye Mwami buri umwe wese umuhumuriza ukamugirira neza. Nanjye ndatura ngo uyu munsi Mwami buri wese bumva ijambo ryawe, reka umuhe ubuzima, reka umuhe amahoro, wagubwe neza, amererwe neza. Mana, ongera kugaruka imbere yagushimira nk'uko wambukije Abisiraheli. Mwami wanjye Nyiringabo, reka buri umwe wese umwambutse ibibazo arimo kunyuramo, umwambutse intambara arimo kurwana, umwambutse kandi umutsindishirize. Uwiteka wavuze ngo abo banyegiputa ntago bazongera kuboneka ukundi. Mwami, nanjye ndasenze mu izina rya Yesu, ibyago, ibibazo, intambara, imitwaro yari muremereye ntakongere kwibona ukundi. Guhera umunsi wa none, Mana, umuhe amahoro mu mutima we, umuhe kugubwa neza no kumererwa neza muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Amahoro y'Imana abane nawe kandi akugiriye neza, waruneza amatwi. Imana yo mu ijuru nikwiteho muri byose, amen.